Hey. So far that back in the box office cyangwa se fashion news hose tujya tuganaho tuvuze fashion news cyangwa se box office ibyo ni ibintu bibiri bijya kumera kimwe abantu babisi kubisesengura neza barabyibaniza gusa fashion iyo tuvuze muri fashion tukumvamo byinshi bitandukanye artist cyangwa se ubugeni tukumvamo abanyamideli tukumvamo abantu benshi batandukanye uyu munsi ndikora umunyamideli akaba artist impamvu mvuze ko umunyamideli bitero zo ko naza kwa yambaye ndiko n'umwe mu bagabo uyu nguyu ni kubwira ngo afite impano cyangwa se afite impano bitewe nuko we wabyumva afite impano koko bitewe ko uhera ku myambarire ye ko yambaye ipatro bure ko yayikoze uze kuza guhera uje cyangwa se kubyo yakoze hano nyuma kujya muyibona aza kugenda usobanukirwa neza impamvu ya nyamukuru. Today ndiko n'umwe mu bagabo bakomeye cyane Jano meze bite bya fresh urakomeye biracaho cyane ya man dukora ene ko bwati art batekereza byinshi bitandukanye gusa turebye no patro yambaye bro Ajagachari muri se ariko ni style neza ni patro yuzuye nta garama barangi ubona ngo wenda yamenetse ni designer ni Jano wenyine ni Jano nzi ko wabikora wenyine mu gihugu no mu art bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda numwe mu art mbona bakiri rubyiruko numwe mu art bamaze kwandika izina ryabo mu ruhando mpuzamahanga. Jano mu mazina y'ubundi nyakuri ni twande ubona amazina yanjye nk'uko nitwa Kize Jean Noel ku bihangano bya young artist nsinyaho T Jano aho byavuye T nituyize n'ubundi Jean Noel ni uko byaje kubura bitara T Jano n'umusha mu bihangano byanjye. So today tubona umwe mu act abakomeye cyane Jano wenda by highlighting twereke ino product dufitiye aha ni product nziza ni product ikomeye cyane gawe n'uko nsisembuza bana bisobanukirwe neza cyane murakoze ukunda byumva bari kubirabasa kubibazaho ino artwork yanjye muri title yayo yihaye ko yitwa Rwandan Heart uri kwireba hanga urabona harimo umugore uhetse umwana unateruye undi nese Rwandan Heart undi yifuje kuyirekura ku munsi nyamukuru w'abagore niko bitakunze neza ko byibuze biregeranye impamvu nayise gutyo ubundi umugore ni umutima wo kuvuga mu Rwanda byabo turabizi ko ari umutima w'urugo ntekereje neza muri ingingo zanjye bitewe niba ashatse guheza abanyarwanda nabonye ko ari n'umutima w'u Rwanda kuko uko ubona ahetse umwana ateruye undi abana afite mu rubyiruko nibo Rwanda rw'ejo n'ubundi abo nibo bayobozi nibo bazadukurira nibo bazadufasha kugira twubake u Rwanda twifuza. Ushaka kwibaza ati kuki nakoresheje umugore mu gutambutsa ibitekerezo cyane mu by'ukuri abagore nibo bantu mbese akenshi batuzamura nibo bantu akenshi baduhurira kurusha abagabo kuko akenshi usanga kugira ubone umugabo ufite abana biragoye kandi urukundo nyamukuru akenshi ruva ku bagore niyo mpamvu nifuje gutambutsa igitekerezo cyanjye nyine bishishiye mu mugore murakoze nuko mbyumva. So ni igitekerezo cyicishije mu bijyanye n'umugore cyangwa se kuba yakora ubu active ubugeni bwe abiciye mu rurimi rw'abagore cyangwa se mu buryo bw'abagore cyangwa se kubashangisha cy'umugore n'umwana n'urubyiruko ariko se ibitekerezo kuza kwawe wenda tujye muri background y'igishushanyo iyo uje ukareba iki gishushanyo harimo amabara atandukanye harimo hari ukuntu kigaragara Jano aya mabara aza gute se biza gute we unayigera cyane kugira ngo usanga wegera imbere. Murakoze cyane ahangaha iyi Rwandan Heart yanjye no piece yanjye narekuye urabona nyine ikoze mu mabara menshi byo birumvikana mutabyibazaho ariko impamvu nakoze ibingiyi cyane art ni ikintu gihona na design kuko art ni ibintu byinshi cyane ahangaha ko riba ni tableau gusa iri decorative ahantu hose wajyana udafokasinze ku muntu ashushanyije wayihashyira ukanezerwa bitewe n'isobanuro ifite niyo mpamvu nashatse gukoresha amabara decorative kugira ngo mbashe kwidekora ahantu hose hari ibigenewe umunyarwanda wese muri rusange itari focused ku bantu ashushanyije. Iyo urebye ino art impamvu turimo kuyivugaho cyane twanegereye cyane hari impamvu kugira ngo abanyarwanda bumve neza ikibijyanye n'ubugeni ibitekerezo biza gute nyine kuko urumva ngimba ndahanga ndavuga yashushanyije ariko se idea kuvuga ko kuki utashyizeho umwana ugashyira abana babiri cyangwa se kuki utashyizeho wenda amuhetse gusa kuko tujya tubona art menshi atandukanye kuba afashe umwana umwe akamuterura undi akamuheka ibi ngiye nakoze mu rwego rwo defining urukundo nyarwo byabishobora ko yamuheka gusa byabishobora ko yamuterura gusa how umuntu ashobora express igitekerezo cye biciye mu rukundo afite arugaragaza muri rusange yashobora ko n'abana atarabe
gusa bitewe n'urukundo afitiye igihugu, bitewe n'urukundo afite gutanga uburezi bufite ihame, akaba yabikora gutya kugira nyine agaragaza urukundo muri rusange. Muri ubwo buryo rero nashatse kugira nanjye nsohora igitekerezo cyawe neza, nshaka ibyajya guhura n'urwo rukundo nshaka gusohora. So back on the field, ariko wenda kuri art n'ubugeni turabyumva cyane, ariko si ubundi mu buzima busanzwe jya ndi muntu ki? Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe buriya najya muri background yanjye ho gato, gusa cyane n'umuntu nkunda gufotora. Muri hobby zanjye ubundi urabona art ni ikintu kijyana na photography. Yego, ikintu udushushanya akenshi gihira mu bitekerezo kajya ku ifoto cyangwa kujya ku ifoto kajya gushushanya. Urumva ni cyane wabo ushaka yakwicara agatekereza bitewe n'ibitekerezo afite, akaba yakora research agenda nyine ashaka amafoto yahura n'ibitekerezo afite, cyangwa se n'ibishushanyo bike na bike ku ruhande bikagenda bihura paka ageze ku foto ya nyayo ikintu yifuza ko yasohora akagiheza abantu muri njyana nk'ubu. So in a background noneho muri rusange noneho watangiye art cyangwa se ubugeni igihe ki? Murakoze. Ubundi ubugeni ni ikintu nta gihe cyo kwitangira nagize, ni ikintu cyakindemo, ni ibintu nakundaga ngerageza, gusa naje kugira amahirwe cyane ibyo nifuje kuva kera mu bwana bwanjye bicamo niga ku Nyundo niga graphic art. Bimbere so kwidefininga wa nyawe mbasha gusohora none ibyo nigeze nitekereza ubwanjye. Mu bugeni by'umwuga byo ubwo nabitanga demiseze by'umwuga, mbese mvuga nsohora pieces zifite akazi zigiye gukora, ntabwo nkora pieces zanjye njyenyine muri abantu muri rusange. Demiseze ubu sindagira kure cyane, nifuza urebye ndacyatangira, gusa nyine byibuze haho navuye hano aho ngeze, kandi isira ko n'imbere ari heza cyane kurusha. So wari umaze kugera muri ku Nyundo, ni ishuri ry'umuziki cyangwa se art, ni ishuri rya art muri rusange, artist. So artist harimo art nyine nk'ubugeni nk'ubusanzwe, harimo abahanzi cyane ko hano muri Victory TV murabizi cyane, hari abahanzi benshi bagiye bahanye batubwira ati twanyuze hara mu Nyundo cyangwa se ku Nyundo, mubizi cyane ba Evelyn bari barahangaha, Ivan Impano bari barahangaha, Kaligombe mu basore bahaciye, abasore benshi uyu munsi baza kaducanga bakibatubwira ko baciye muri ku Nyundo. Ibara baje muziki gusa, ariko uyu munsi tuke n'umunyabugeni, noneho umunyabugeni waciye ku Nyundo. Ku Nyundo ni rihe banga? Undi ku Nyundo umuntu wese uhanyuze ntabwo akora creative mu bitekerezo, yaba umuhanzi ushushanya, yaba umuhanzi uririmba, hari ikintu ashobora guheza abanyarwanda cyangwa guheza isi muri rusange gitandukanye n'icyo undi muntu wese yatanga. Niyo mpamvu navuga uwaciye ku Nyundo wese cyangwa yagutungura abashoboye. Ibanga nta rindi ni creative, biza bikatujyamo bakaturebamo ikintu cy'icyizere gifite ingufu kandi gifite n'ibikorwa, akariyo mpamvu muri mu Rwanda n'ubundi bikomeza kwiganza. Ni Nyundo koko, ni Nyundo. Ariko let's back on the field. Iyo ugeze mu nyuma y'uko uvuye mu ku Nyundo warahize imyaka ngahe? Ni 2 3 mu 2016 na 2018. So imyaka 3 wahize ku Nyundo, noneho uyu munsi umaze kugera ku buzima bwo hanze, umahafasi imyaka 2 igiye gushira ngo umwaka wa 2 uri hanze. Nise ubona no challenges watangiye guhura nazo muri no mwaka umwe n'igice umaze hano hanze nyuma kuvuye ku Nyundo, cyane ko avuye ku Nyundo avuga ko umwe mu ba artist bakora mu gihugu cy'u Rwanda ngiye gukora byinshi bitandukanye. Challenge nzabura kuko urebye ahangaha mu Rwanda societe tubamo, milieu tubamo, ni abantu batumva neza cyane graphic arts, fine arts muri rusange, mbese agaciro k'ibintu bifite ntabwo ari ko batabibona. Gusa izo ni challenge navuga zitaterwa nabo, ziterwa nyine muri rusange natwe, kuko n'ubundi kugira umuntu akunda ikintu cyawe, kugira wenda umuntu agihereza amahirwe cyangwa se akibonemo umugisha, nuko umwereka ibyiza gifite. Mbese n'urugendo rurerure gusa rworoshye, ntabwo navuga ko ari challenge yagusubiza inyuma ngo yakumutiva, kuko nyine mu by'ukuri niyo umuntu adasobanukiwe ibintu urahari kugira umusobanurire. Ndakeka bizagenda bishira gake, gusa niyo challenge isa nk'igoranye, gusa bizaza ni intambwe kwa na TV wasanga aho wenda umunyabugeni ntabwo ari ibintu byo mu myaka ya kera cyane bije kubona byo urebye muri rusange. Mbese ntabwo ari challenge ahubwo ni support ngene motivation bafite kabisa. So for that ni ibijyanye n'ubugeni cyangwa se creativity muri rusange, ariko iyo turimo kumva ubugeni cyangwa se art twumva byinshi bitandukanye. Hari abashushanya, ashaka gukora ubugeni buranda baza kudusobanura neza, ariko wenda jana n'icyo cyose nshaka gukomozaho cyane. Uyu munsi iyo tuvuze ubugeni cyangwa art, benshi ushobora kuza akanavuga by'imivugo nabo bari mu art, ariko ubundi art no mu geni no gushushanya no kujya gute bifite ibice bingahe cyangwa se ibice bingahe babimeze gute?
dusobanure uburyo wagikoze se babwita wiki. Aha ubundi hari fine art, ibi ngibi bijyanye n'ibishushanyo n'iki, ni fine art, hari performing art, hari visual art na theatre, music, ibintu nk'ibyo ngibyo, hari theater. Iyi ngiyi ni fine art. Fine art ni ibijyanye n'ibishushanyo, amasculpture, ibishushanyo by'ibibumbano by'amabona. Mbese iyi ngiyi ni fine art, gusa iyi ngiyi ni graphic arts kuko nyine ni bikoze n'irangi. Iyi ngiyi ni graphic arts, bya bindi by'ibibumbano byo ni fine arts, biri muri domain imwe, gusa ni sculpture cyangwa ceramics. Bakita sculpture. Bindi bibumbano ni sculpture. Izi ngizi ni graphics painting. Yes. Kubera ko byose byita art kuko ni ariko uyu munsi noneho tugiye kwa Jano. Twahoze tuvuga kuri challenges. Hari uburyo bwo gukoramo ibintu byawe neza, harimo kugerageza gukora ibintu byawe neza, ariko se turebe iyo tugiye muri productive cyangwa se uburyo ubonamo amasoko n'ibiki, ukoresha ubuhe buryo kugira ngo ubone amasoko kujya wabona artist yawe yatera imbere? Ni ibintu bikiri hasi bitewe n'ikibazo nakubwiye cya challenge nakubwiye. Umuntu kuba yabona igishaka agikunda byo birakundwa, izo likes urazibona, gusa nyine bijyanye no kurekwa amafaranga cyangwa se bitewe n'ukuntu wahaye agaciro ikintu ntabwo babyumva ko agaciro. Izo ni challenge gusa nyine zisa nk'izisubiza inyuma, gusa nyine gake amasoko ntabwo atari menshi, gusa wenda nk'umuntu nashaka gukora nka producer akoze nka 12 byiza 12 wakoze nk'eshanu zikagenda. Urumva nyine uba wagerageje eshanu zigiye mu by'ukuri ntabwo ugombye ko nazaziza zihari, ntabwo ziba zigiye kubona. Nta gihombo kiba kiri muri rusange, biracyari hasi gusa bigenda bizamuka gake. Warukomashe ko nta gihombo kiba muri artist, turabyumva cyane. Mugani ishushanyije cyangwa se ukoze ikintu nk'iki ngiki ugiha garanti ingana urakoze. Ubundi impamvu nta gihombo icyambere burya iyo ngiye gusohora igitekerezo kikaza uko mbyifuza, ni intsinzi ya mbere kuri njye. Mba nishimishije, nzi neza ko ngiye gushimisha nabo nagiteguriye. Iyo niyo ntsinzi ya mbere, ubundi mba rwara nayo. Iyo nitsinze mba numva ko n'ibindi bizaza. Garanti igikomojeho, garanti nta garanti ngira kuko artwork ni ikintu ntava ko gifite ko kizajya. Wenda nzabura, wenda nshaka kujya n'ahandi hantu birashoboka, gusa iki kizahora kindefining nta kizajya bitewe n'ukuntu umuntu agifashe. Byo ushaka kugifata nabi wumva nyine ugitwitse cyashya, byo birumvikana. Gusa nyine bitewe n'ukuntu umuntu agifashe, bitewe n'aho pieces zimwe unakora aho zigenda zijya, ubona ko nyine bifite icyerekezo. Byibuze ubu ngubu nyine ushobora gusanga ufite nka piece nko muri Amerika, iyo ngiye ntabwo nzahari gusa irandifayininga n'ubundi. Niyo mpamvu navuga ko nta gihombo by'ukuri, nta na garanti. So ni artist n'ubugeni n'amafaranga, ubugeni n'amafaranga bro, ubugeni n'amafaranga ite tuyimenya cyane. So tumaze kugana ku bugeni cyangwa se kuvuga ku bugeni tugaruka ku bintu bitandukanye. Gusa uyu munsi njye nkunda kwibaza ku bintu byinshi, mba ndimo kubona ibintu bize nk'amabara cyangwa se nk'amarangi kuri iki gishushanyo, nkareba utuntu twinshi. Ese ukoresha amarangi, ni amakaramu, ni just tubwira no detail kuri iki kintu? Murakoze. By'ukuri bitangira igishushanyo ubundi ntangire. Iyo utangiye igishushanyo just through the research uba wakoze, ukora sketch ukaba wagishushanya aho nyine bitewe na research ukureberaho uba wakoze bitewe n'ibishaka gutanga. Iyo urangije mu by'ukuri nyine utangira kwa applying mu marangi, niba ari paints ushaka gukoresha collage, ukaba wakata utuntu twinshi tw'udupiece, ukaba wagenda twomeka. Gusa ahangaha ukamvuye kuri iki ngiki aya ni amarangi gusa, nta karamu nta ki, gusa ntangira natangije na sketch byo birumvikana ya crayon. Urabanza ushushanya quickly. Niyo process nakoresheje. Undi ashaka kuza kubera tatangije na crayon, gusa niyo natangije. Nyuma yaho naje kwa applying mu marangi, gusa ngende kuri sketch ubundi nakoze. Igitekerezo cy'aba bana babiri bafite utugofero mu mutwe cyaje gute? Cyaje gute kibazaho abana cyatugaragaza ubundi unity. Abantu ubundi baba usanga kenshi iyo abantu bari inshuti ubundi bagiye no gusa. Icyo kintu wenda sinzi niba utakizi, gusa usanga nk'abantu b'inshuti ubundi umuntu anabitiranya ko ari Rwanda ni hati n'ubumwe muri rusange bw'Abanyarwanda bibasha kuzamurana to uhereye kuri umubyeyi nyine n'abana afite. So wenda ino foto y'umubyeyi nta hantu wabona ikopi nk'umuntu cyangwa se foto nk'umuntu umeze gutya? Cyiteze ubwiye ni sawa, nkora research. Research nzikora just njya kwirefera kubyo nifuza cyangwa se nakora ama sketch, nkagiye gushaka ibintu kandi za sketch nakoze. Birumvikana bitanu nirefeye, gusa nani handa nirefeye hazana gasanga ameze gutya. N'undi artist mandi magambo turamutse tubonye nk'ahantu wirefeye wenda nuko tutabiteguye neza, wenda twari twabigaragaje, ariko nk'umuntu wabonye iyo foto imeze gutya n'ureta abona art imeze gutya,
mandi magambo ushobora kunshushanya urakoze ntabwo byashoboka mu by'ukuri aho nirefeye harahari ibyo nawe ushaka kuzahagera undi ukabitekereza ko ari gusa ntabwo wasanga hameze gutya mu by'ukuri n'undi mu artist agiye kubikora ntabwo abisohora gutya yahindura uko ashaka ushaka gusanga wenda ni igitekerezo cyo guhereza wenda siko bimeze ushaka gusanga uyu yambaye ribaya gusa ariko yambaye kuko ugenda uhuza ibintu byinshi bitewe n'ukuntu ushaka gusohora ikintu wow sofa gushushanya ni ikintu kinini cyane cyangwa se kinagari cyane ariko turebe ese papi wanshushanya ngaha live ntabikora ukoresha iki cyangwa se kureba imboni zawe iyo artist zagute uvuye umuntu mu by'ukuri kuko kuvuga ngo ugiye kunshushanya meze gutya official byo biragoye gusa nyine biragoye mu ntekerezo z'umuntu nyine utarigeze ubikora ariko mu by'ukuri iyo twiga iyo mubyo naciye ku bintu nangiye kwiga nangiye kwiga mu by'ukuri nangiye kwihugura muri ibyo bintu mu by'ukuri gushushanya through iminota nawe nkoresheje yabingana n'igishushanyo ndaguhereza kuko bishaka kuvuga ngo iki gishushanyo iki muri gusa kujya ngisohora numve nyuzwe nagikoze icyumweru numve nyuzwe ngenda nongera ibitekerezo gake mbese ni idea n'ubundi ushobora gutekereza ikintu kuko wagitekereje kano kanya ariko kizarangira bitewe n'uko ugenda udevelop igitekerezo this artist of course na makuru y'imyidagaduro turacyari muri fashion by'umwihariko muri art ubugeni ubushize twazanye abanyabugeni batandukanye nenda kubabwira ati dufite abanyabugeni bakomeye cyane wenda nka Rumaga Rumaga wenda gusura brother no kubura cyane so uyu munsi kwe na Jano numwe mu banyabugeni bakomeye cyane numwe mu banyabugeni bakomeye cyane uyu munsi nimwe kubabwira bitewe na artwork cyangwa se kabo bita artwork akazaba yakoze bari kenshi cyane sofa reka turebe noneho ku mpande zose z'u Rwanda turebe se izi product ni bandi bazikeneye. Social media zacu zirafunguye, anyway go on social media and write anything you want about this social media, about this work art cyangwa se artwork, utubwire ngo izi ni byiza cyangwa se hari ubwo numva nakosura wojano bite nuko byumva. It's all ideas. Social media zacu Instagram irahari, Facebook irahari, Twitter irahari, ndetse na YouTube channel irahari. Videos mukanya gato ndabiziko uzazageza tekinisi baza kudufasha neza kuri YouTube channel. Batubwira ati noneho uyu munsi Jano yatwemeje cyangwa se biracyaza. Gusa ngiye ko bwanjye salute kuri Jano kabisa kubera ko idea meze gutya yantunguye Jano kubeshye yantunguye kuba byaza na bring that guy is so seriously. So for that tukiri muri art cyangwa se mu bugeni, Jano ibi bintu warabitangiye kurabikora, ariko buri muntu wese agira inspire cyangwa se role model. Either hari n'abatabagira, ntabwo twabigaruka, hari n'abatabigira. Wowe imeze gute? Kuri icyo kintu cyo nicyo ubundi iyo wiga ugeze kwigira ku bandi akenshi iyo ugeze ku rwego usa nk'uwo wifuza kwigira ku wundi utangira kuba wowe wanyarundi. Njya kwiga ku Nyundo urugero, ntabwo nagiye ndi kuri standard wenda nava kanyakonde byaba byakunda habona irefeye hari wamfashaga kugira byibuze nanjye skills zanjye natuje barazamuka. Ubu ngubu byibuze nta ibintu ni defining, birashaka ko nakora realism, birashaka ko nakora indi style impact, birashaka ko nakora style nyinshi wakoramo. Gusa ko nahisemo iyi ngiyi byibuze ko niyo ntangiye kwidefininga mu hana mbese twikunda hana se byibuze ntabwo se produit nasohoye nasohoye suppose nka produit 10 izo 10 zaje mu style zitandukanye bivuze style abanyarwanda bakunze cyangwa se abantu duguheza bakunze bitewe ko yagurishijwe niye bitaye kwidefininga gutyo ko ari ibintu bari gukunda nawe utaye kwidefininga no ntureke byose gusa nyine byibuze ka kantu kari kugenda kari kugira ko kuvana gukomeza kugahuza n'ubwo buryo rero wow by the way. So far that reka turebe noneho ku mpande zose tunarebe ku banyarwanda. Uyu munsi abanyarwanda bakubajije ikibazo bakubwira ati iyi art ukora ese iwanyu papa wawe mama wawe yiza bikoraho cyangwa ni impano wavumbuye mu muryango wawe, wasubiza ngo iki? Okay, murakoze. Nta muntu wabikoze, nta n'umwe pe. Gusa byabindi twakunze n'abagerageza tuntu cyewe nyine nyiga Oliver kunagira nka uduciriritse gusa nyine ku rwego rwanaga nishimye n'ubundi bagenda bakomeza bambara ngereza kuvumbura utuntu mbese dusa nkaho turi creative. Papa no wanjye nkange asa nta kuntu wajya kwiga ku Nyundo, gusa nanjye yabimbwiye icyo gitekerezo mfite numva mbese ndashyigikiwe. Byaba nk'ibintu bihuriranye kabisa. So let's back on your style today. Wambaye nk'umufashionist,
icyo nkundira aba after abati mu fashionist bakomeye cyane wambaye inkweto y'umukara wambaye inkweto agapataro keza gafite amabara menshi cyane 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 umuhondo n'umukara wambaye agashati k'umweru karimo agahondo n'ubururu bwijimye cyane iyi style witekerejeho mu gihe kingana iki nta gihe kirekire ubundi impamvu navuga nambaye gutya urareba ugasanga n'ubundi ibintu byinshi birazwi ukareba ugasanga ubundi nta kintu gishigiye kuzana ku isi n'ubundi iyo nza nambaye ikoti hari benshi bageze ngaho bambaye ikoti ubundi ukareba ukavuga se muri bike mfite ni gute nagira creative uri wese ubona undefining ubundi ni buryo naje nambaye gutya artist iyi pataro abantu bakomeje kwibazaho na cameraman yatweretse mu kanya nayibonaga tubona ko hariho amabara umuhondo pink biki wafashe ipataro isanzwe y'umukara urashushanyaho muri rusange ino pantaro iyo ndi gukora art akenshi ubundi nini artwork buriya babita nambaye artwork hasi niko ko wambaye iki kintu niko nakwambaye iki kintu kakidodo bari ni yani artwork uza gufata ipataro yanjye imeze gutya ikaba artwork buriya muri rusange mu minsi iri imbere ishobora kugira akamaro cyane mu buryo umuntu atatabona gusa n'ubundi iyo umuntu akora agenda akira ibintu byinshi ni artwork ubundi ndi muri fashion design gusa ni artist n'ubundi of course so far this is the home of entertainment ni Victory TV turacyari mu makuru y'imyidagaduro tuganira by'umwihariko n'umu artist ukomeye cyane wamaze kuba wagaragaza impano ze zikomeye cyane yamaze gufata igihe kinini cye akora ye art cyangwa se ubugeni amaze gufata ibintu byinshi yakoze ahangaha biroze ushatse wareza izina rye hano hasi and Dr. Tijano 2020 of course that is ya n'umwaka uyu mwaka niyo turimo kabisa niyo mpamvu yakoze iki art so far niyo mpamvu buri muntu wese yabitetanye cyangwa se kabisesengurwa neza akabyumva neza avuga ati art ni iki yabibasesenguriye neza cyane Jano very appreciation over that tunagenda no kureba ku musozo cyane tujye ku bucuruzi bwacu cyane cyane social media zacu uzikoresha ute social media kugira ngo ubone amafaranga akantu mbaje ni sawa gusa urebye ubu ngubu ku magaze no ku nkora ntabwo nava ko social media z'ikintu kinyinjiza cyane no uko bimeze wenda nk'ubu nkoze tutorial hashyira kuri YouTube bishaka kwinjiza gusa n'ubundi miliye ndimo ntago ibinyemera cyane kuko nyine ntago mpura n'abo bantu cyane bafasha amatutorials dazwa gusa nka Instagram yo afanda bagora ntago ndagerageza gusa nyine ikijyana n'amafaranga cyo ni ikibazo likes ndazibona ko murambye ko nakoze neza ni sawa gusa nyine ntago nabaka ikintu kinjiza cyane gusa nyine kimfasha kubona amafaranga nkamona ko nakoze neza byibuze so ndakeka kwenda ko tuzagerageza turebe avuze ikintu ati ntabwo ndi kubona production teams badufasha gukora amatutorials mu gihe urimo kubikora sibyo bishatse ku ya process yose so ni big cyane ariko n'ubundi bwo mu kuzagerwaho turabisenga Imana izabyoroshye amen tugende na tunagana ku musozo gusa Jano tuve kuri social media zawe Jano uyu munsi umwe mu ba art bakomeye cyane social media ukoresha ni zihe tumenye ngo amafaranga n'ubundi ugiye gukorera muri no minsi ndabizi ko agiye kuza akoze amafaranga ugiye kuyakorera ni bande bagiye kuyaguha ni social media turabizi cyane so ukoresha social media Instagram ni Tijano art Tijano ako ubundi nk'uko nababwiye ko muri bizanye nkunda amafoto mfite n'amafoto ya creative afite ibisobanuro bigiye bitandukanye bagenda biboneho bandi magana barashaka photograph creative mfite Tijano photo nayo wayireba Facebook ni nawe Tijano ibyo nkoresha cyane Twitter ni Tijano art naho hari ibikorwa gusa YouTube channel nande yifite gusa hariho tutorial imwe Tijano nayo art nayo warebaho ubwo nibi ngibi byanga bafashe team gafashe bijye kuri channel ya guys team ze kudufasha mu kanya gatoya kugira ngo Jano nawe social media zizigire bumvikana ko zazajya ko of course mu art turabazi cyane art nyine n'imbogamizi nge nayibabonyemo sinze niba ndambabwiye nabi ariko social media nyine birabagora tu mbona byabagoye ntabwo bitugora ahubwo niba ndi focus ku gishushanyo urumva ntabwo najya kuri kamera byibuze mfite ubundi buryo bikorwamo ufite umuntu ugufasha so ni birabyima abatangiye mu babanje by the way so ariko rimwe ndendegwe n'umu art atubwira ngo umu art we imitekerereze ngo ibiri kure cyane ko tutekereza niko bemeze ko niko kuri kuko n'undi namwe yagutunguye n'ipantaro yagutunguye niko kuri ibyo natunguye so far that kadugushimire jo ko waje ahangaha ni by'agaciro
kuba watwerekanye ikintu cyo ku banyarwanda iby'agaciro. Les amis, abamama, abapapa, mwe mufite ingo zanyu, mwe mwamaze kuba mwafata igiciro cyanyu mugakora mukagura inzu ikomeye. Les amis, hari abana hano hanze bafite ikintu bita ubugeni cyangwa se kuba wakoresha ubugeni bwawe. Hari abana benshi bafite impano yo kuba designingira inzu yawe fresh bakoresheje mu bugeni. Jano ari muri abo ngabo. So mu gihe cyose ukeneye social media ze zirahari. Niba ukeneye n'iki ngiki turacyabana tukikuzanira ariko you get the things inzu yawe imere neza cyane. Inzu yawe imere neza cyane. So for that ushaka kuba wataka inzu yawe aho uri muri offices hehe n'ahandi Jano arahanga kugira ngo inzu yawe ikore creative cyangwa se abimeze neza cyane. Jano, thank you so much for coming. Kandi ni by'agaciro ko waje cyane, nizere ko kandi nyine bizaza n'ibindi. So aka karaga sample ndabizi next weekend ziri imbere hangano zikazakoza tuntu twinshi cyane kugira ngo abanyarwanda ko ndabizi ko wajuje So Jano, of course twagushimira cyane, ni byinshi abanyarwanda twari dutegereje n'ubundi ko twabona no work art cyangwa se work art cyangwa se artwork yawe. Turagushimiye anyway man, love murakoze cyane kandi tumwe kandi ndabashimiye ubuntu bufasha bwo kumenya muduhereza n'abanyarwanda muri rusange n'abandi barahanze igihugu dukurikiranye kano kanya. Nawe ndabashimiye kandi bafasha gukomeza kudushyigikira hirya no hakuno muri social media zacu, mudufasha kugira bigere kure bigenda ku bandi mu nzira. Murakoze cyane kabisa. So mu kanya gatoya tuvuga inkuru imwe gusa muri box office, ubundi tubabwire ngo appreciate.